mba nakoze byonyine ngano nureba ni nanjye ukora zino ndabo sheri wavunitse ukuntu zisa reba ukuntu hose hameze reba ukuntu mba narakoze shira kubona koko ntari umugore mwiza rega uziko no kujya ku kazi mbarumva nubwo nanagenda mbarumva twakwigumanira ariko bo wavunitse mba nayibonye sibyo ihangane ndaba mba nanemeye nkazisiga n'amavuta pe ubu byose do nta kumba ntaragize byose mba narabikoze mbese atumije abakozi uzi ikintu cyo gukora kandi wowe unshakiye pe uzi ikintu cyo gukora ndabyumva nuko abana bafunitse bitewe n'akazi bo bakoze umugongo ndwaye birumvikana sheri Paul Stamp sibyo ihangane atumije abakozi benshi tukara umukozi nibura ubashije nabatumije rero ugomba kujya akora nta uyu munsi ihangane umunsi barabona aha kandi uno munsi meze gute rero ninjya mu isoko nze gukora bya bindi nta kibazo nshaka kujya mu isoko mu kanya bitewe n'akazi kenshi ufite ugiye kukuvuna wivuna ubyihore sibyo kariya kantu ukihorere ubyihorere ushaka gukora ibyoroshye hari ikibazo ndagukunda sibyo ntukavunike ariko ngendere sibyo ngiye umugabo wanjye nanjye aransohokana ahantu hose akanjyana ku mazi akajya kungurira inkoko ifi buri kintu cyose nta enjoy atandisha ubwo uba wumva ugifite santima z'umugabo wo mu nzu mubana everyday my one only umva urabona iyi smartphone ifite nizireba wayibonye aba yanditse wayigeranya hehe n'iyi ngiyi ndakuremera aka telefone ni keza ndakuremera kaga telefone ni keza karanakesha umva sinwe Dubai wenda ukatumva ngomba kuza kukureba nka kuremera Dubai nene yagiye Dubai mfite sister wanjye uri suba kucyata wa makuru yawe Dubai umuntu arasohoka kandi ndakubwira ndashaka kuremera ibyo by'umugabo uri kunzana wa buri munsi wawe wiki uzuko nanjye nsohoka ndasohoka nanjye byahataye muveho ngiye mfite abasaza ashyiramo n'agapantaro tukagenda nyumva abasaza bane note abanyarwanda abazungu abanyakenya abahinde mbese ingeri zose buri kira kitu cyose nkeneye ntabwo nkikoraho umva ngenda nikoraho ibi n'umuvani byo noneho ako biragaragara kuko urakeye bebe urakeye byahataye ibyo by'umugabo bivuye anze nkwereka hano igisaza ngira kima umugabo wanjye ubu mpamagaye ni umugabo wanjye wamureka abantu akubwo umugabo reba ukomeye yakubakiye ikigo utazi inzu mfite Dubai ndi kukubwira ngiye mfite inzu Dubai mfite akayitaje karango gasanzwe ni kure mu madorari kana n'ubu mukanya ari buze kuza kumamagara buretse reka kwivugishwa ibyo ngibyo reba uyu muzungu ubu uyu muzungu urabona wamuhera yawe mukatibuza amafaranga agira cy'umugabo niwe wagira ngo ni musaza wawe ntabwo bishoboka ibyo byo kumbwira ngo umugabo muveho ugomba kuza tugashaka hasi no hejuru faranga uryibitse umugore w'iki gihe nuko wifite ingote ze ku giti cye umushahara we ibyo uri kubivuga ntarakujyana kuri banki ngo nkwereke nawe njya kuri banki wabona amafaranga mufite nyakubye nka 6 ariko noneho uje kundemera byo ndashaka kukuremera abagabo umugabo n'umwana wundi uzishinga uyu mugabo hari igihe uzisama wasandaye baby reka nkubwire ibintu byo kumbwira ngo umugabo wa buri munsi mu rugo no shyira agapira hasi wazabivamo kwirwa wirukanka ego sinkubwiye ngo umugabo n'umwana wundi ubu njye mfite abagabo ukata itike kibuga cy'indege ubundi ngo dogiteri umenya ko narwaye ubundi ufite imodoka uza kuntwura mu rugo buretse mfite na shefu muri Bralirwa umenya ko mfite inyota urimo urabyumva mfite n'abasitari iyo nshaka gutembera mvuga ati ndashaka umusitari ba Diamond
nabyo kubabasha dibu hasi ubu ngende kurya ikintu bita sente ugomba kubimenya noneho ndumva ari ibibazo nuko ibyo byo kumbwira umugabo ushyira hasi bana inigi mwitera inzoka menya umugabo wanjye harakaye Sheri karibu neza neza karibu muraho mwa mfite wawe se umushyitsi wanjye wansuye yego twariganye ngira ngo si ubwa mbere umubonye no mu bukwe yaranyambariye aje kutubwira akantu keza se muri urabona atamaze gukora se amaze gukora amaze guca kenge mwiriwe neza ariko twiriwe neza tumeze neza sawa Sheri karibu karibu asante umva shusho ura niwe mugabo wambonye wadasa na wa wundi wo mu bukwe sinakubwiraga umugabo umaze gukina aracuya ikobo yo mu cyaro bahingana urayizi reba ukuntu asigaye ameze ubonye hari ikintu yabaye nibyo nakubwiraga umugabo umaze gukina aracuya twagira ngo usigaye urara umuryamiye bugacya mvuze mwereka ahantu hari amafaranga pote kuko sinanakwakire twagumye mu biganiro sinanakwakire haguruka tugenda tugomba kugira gute gusohoka fata umwanya tujye gusohoka nta kibazo tuzajya Sheri, ino mukozi nakuzaniye. Uyu nguyu, arakameze neza nta kibazo. Reka ni byiza. Ameze neza nta kibazo. Uyu nguyu se? Yego. Ko ndana akavumbi kamurenze se none ibi ni biki? Ni umuhanda yaciyemo ari kuza buriya. Ku buryo akavumbi kamurenze gutya bite? Ni meza mabijana neza. Ko ndeba se n'akavumbi kamurenze muvuye hagana he? Ni umuhanda buriya yajyanyuramo, Ni byiza. Bakwita nde? Giye banyita mu ruturumuzo ku baserwa y'umwana w'Imana cyane kigenda amanuka.
Cyameze neza. Ni ibiki? Ino umva uyakaza arakabasha uyu nguyu. Sheri, ntugire ikibazo. Urabona ko aracyari n'umusore ntugire ikibazo rwose. Usi umukuye he sheri? Nyungu umukuye he? Mubwize ukuri. Ntugire ikibazo kiwe. Akiri kumunenga asungura. Hano ndabona ari ibibazo. Habone ibisubizo. None se umukuye hehe ameze gutya? Ikibazo afite n'iki? Yambaye ikote n'isengeri. Ikote ikibazo ariko n'isengeri. mabuja nta kibazo ni ukuri ikibazo kirimo Akazi kose urakazi. Babarutsubire mu mazina yawe. njye nakubwiye banyita muhuruturu umwuzukuru wa serwa w'umwana w'imana cyo kigenda amanuka ni ikivugo humura Muhuruki. muhuruturu Se sheri uri seriye. Sheri n'iki Umukozi kibazo? uzanye? Cyane rwose kandi arabasha. Nari nkeneye umukozi wo kuri we ni Gaheza. ariko nanjye ndabishoboye ni ukuri Byose arabizi. Uzi guteka iki? njyewe buranda arenze mabuja njyewe natekeye abazungu bakoraga hariya hakurya hariya kuri wa musozi umwe muremure ni ukuvuga ngo njyewe nafashe imyumbati n'ibijumba n'ibitoki igitoki kiraryoha ndangije byose ndayivanga nenzaho nk'intoryi nk'eshanu barariye ndongera ndateka maze ni ukuri Ako sheri none n'umukomediye wanzaniye. Ntugire ikibazo ni ukuri sibyo uyu mukozi Ni ikibazo cyo umukomediye ariko. umva shon iki ntabwo usaba urabizi nk'umusore Noneho nk'amazina y'ubuse najya amenya mu Bashaka, magana bashaka nde ingofero cyane. mwicande. ariko bose ugiye kucyukema gatoya niba ntambaye ingofero irambangamiye Bikubangamira gute se? nta kibazo Gusa ndayikora uzajya uza kwakira abashyitsi muri salo umeze gutya n'ingofero ubarebera mu ngofero abashyitsi. nayikuyemo Sheri abayobozi nari nkeneye umukozi ariko uyu nguyu ndabona ntazi. Oya. umva ihangane uzamwigishe basibye icyo azanagashobora Nzareba byo waturutse ngo uturuka ahagana hehe? njyewe se nanukaho mu rugo tu Ufite imyaka ingahe? si buriya ariko ngo wambyaye ari kuwa kane ariko ntabwo mbyibuka neza igihe ariko ngo ari mu kwa gatatu Noneho sheri oya ibintu nzaniye hano ntabwo noneho hari ibintu byoroshye. Ndabona atari ibintu byoroshye. None nari nkeneye umukozi noneho n'uwa Gaheza. Ba wihanganye umwigisha mu minsi mikeya sibyo cyo cyose agashobora kandi usaba ibinabibona nta kibazo yashize kubiteka Jewe. Oya ceceka sheri wumve ashoboye guteka ibijumba biriho ibirayi bikazaho n'intoryi wambwiye zingahe? n'eshanu Tayari. ariko ndagerageza no urasuzi n'ikindi kirimo usaba icyo kimwe sheri ihangane umwigishe sibyo kandi ndakwizeye nawe ariko urabizi mabusha njye nkora nakuraje ibintu byose n'imboga urabizi noneho nta kazi nashoboye mfite ikibazo kubitamo umuziki nkabaririmbira mbwira se mbigerageze njyewe ura ntabwo noroshye Yagendanye na radiyo ndabona afite na radiyo. Niko none se ibindi bitari biriya wambwiye uzi guteka ni ibi? uzi ukuntu nteka umuceri hari ibintu usanga abantu bateka imiceri Uteka inyama se? inyama ndaziteka no kugira ngo numve ko zahiye nkibaho gato zikiri mbisi ni impamo umuceri rero ndamfata ikiro cy'umuceri amafi se suyakaranga n'inyama ubu ngubu amafi buriya nyateka neza noneho sheri ubu ngubu azaza yambaye gutya njyewe aze anyakirira abashyitsi muri saro koko sheri ubu we bakuzaniye ibiryo waje usanga ariko yaje kure ariko buriya bagi ufite ariko imyenda myiza iyi niyo waje wambaye kugira ngo ivumbi ritagura ubwo urazi ikote ukuntu rihenze mabuja ntabwo bizi buriya iri kote rirahenze uzi amafaranga nariguze imishahara y'imyaka itatu yose azakabasha ni radiyo wayizanye noneho rero radiyo se umushyushyu wo mu gitondo ntabwo mwabura mpari rwose ntimugire ikibazo akazi ndagashobora byose ushyushye n'imodoka nayisunika ariko kugira ngo mbashimishe gusa ngiye kwibura cyumva ndamubona boss imodoka ya Paris wayibonye nayibonye ikindi nacyo icyo ushaka nuko azagakora neza niba mwuzanye mwizeye ukora akazi neza mwazabone ko akazi kose ukazi neza akoropa ahantu hase neza she cyazajya tongera imyanda ndanahakubura nta kibazo aka kazi ngakora neza mwishimye mabuje n'ukuri azajya hakubura nahakorope hari ikibazo n'igihe kibazo sibyo nikamuna nako tubanye atagashoboye endereye ariko n'igihe kibazo agashobora okay yora adase ngo imeze bitubazanye none ntabwiye iradiyo rero nabwiye ngo umuziki uziko ni n'umunyamuziki ndanakomeye buriya nuko utabizi ngo iki umuziki jewe ishyiramo se
nzi none ariko kamanze kino n'urukapu hasi bose babona Masha Uje cyane cyane ese bose ukoza harazajya wenda nshimisha Byanga byo bikuzanye akazi nakura akazi ndakazi bose Keri mwakire none mwakire umwe karibu zamweke ngeza ajya akora byose cyose Mwakire shiri mwakire cyokoza banza uce hano inyuma ca hari inyuma kugira ngo babanze baguha amazi banze ukarabe ibintu tugeze neza nta kibazo mabuje kuramo ibyo bikweto byawe izo nkweto zoze neza ukarabe nawe neza ibirenge siko bimeze ibyo bintu byawe byose bihungura ivumbi nino ese ubundi ufite irangamuntu ibyangombwa ariko ndabifite irangamuntu yawe urayifite na mituweli ibyangombwa ndabifite na mituweli ibyangombwa ndabifite gira vuba rero ukuremo ibyo bintu maze winjira ahangaha dore akazi uzajya uraramo ni akangaka ahangaha muri aka kazu se mabuja nari nzi ko nzajya nanjye ndara muri no kadasiteri akangaka ni akangaka uzajya uraramo karimo matera karimo buri kintu cyose nimuzajya urara ushyiremo ibintu byawe ubundi unshakira ibyangombwa byawe ndabikeneye none akangaka se mabuja akangaka niko nkubwiye uzajya uraramo okay nari nzi ko nje nanjye muri no kadasiteri ushyiramo ibintu byawe byose unshakira ibyangombwa byawe ndabikeneye utubinzanira ndabishakisha ryemenga ntabyo ufite ariko ndabifite ibyangombwa byawe byose baba we nguya hashashe we aleluya ariko basha mbego mu mujyi no kwameza se mbega ibuno we